navuga ko kwiga narebye ku kibaho inshuro nkeya, inshuro nyinshi nandikaga ngendeye ku byo mwarimu arimo aravuga. Iyo mwarimu yagendaga yashyize devoir ku kibaho, naragendaga nka disturbing abana, nkajya ku kibaho bagasakuza, nkahita nabwo mpava ariko nanditse nirukanka. Ndabasuje mwese abadukurikirana kuri Q Magazine. Twongeye twagarutse, iyi ni part 2 y'ikiganiro cya Karabo. Amakuru ni meza madamu munyamakuru. Ako kunyita madamu je nago madamu ni nkuko nshobora kuvuga bwana mutumirwa cyangwa bwana munyamakuru. Ushobora no kuvuga bwana madamu, bwana bikoreshwa ku bagabo, madamu bigakoreshwa ku bagore. Umudamu rero ubunyubashye ngo ni umugore wawe. Mudamu ntabwo bivuze ngo ni umugore wawe. Yego, ariko uko byagenda kose uko abantu babyakira uko nguko. Icyo nzi ko ngewe nzi ko ngoro y'imvugo. Madamu bisobanura umuntu w'igitsina gore. Yego, okay, ntacyo nanjye ndabyakiriye, ubwo wenda ni ukunyubaha, sibyo? Yego. So uyu munsi rero ubukeri iyo nza kurambagiza ariko yomba ntarabona umugore wari kunyemera. Iyo uza kuba ukiri umusore nyine iyuza uri kumva, ubwo nyine turi kwimashina ntago tuzi. Yego, nyine uri kuri kamera, sindi kukubwiza ukuri. Urumva icyo gihe aba ari ugusipoza, sibyo? Nyine ntago nzi ukuntu byari kugenda, kuko nyine ntari muri iyo situation, ntago nzi ukuntu byari kugenda. Oya wica hirya tuvuge ndaje ndakurambagije, nakubwiye naragukunze, nanjye ndifuza ko nkunda, byari kugenda bite ukurikije uko mbona? Byari kugenda bite rero? Urumva jewe nk'ubu ngubu turi inshuti, sibyo? Urumva rero nk'ubu ngubu uri kumbwira gutya ndi inshuti yawe, sinzi ngo noneho uje uri umusore utereta byaba bimeze bite, sibyo? Biba bitandukanye. Ariko jewe ntari biryanjye. Winyuza hirya amagambo nabi. Nene siragira ngo nundi niyo nakemera, nundi turabizi status yawe, sibyo? Amagambo nabi. Nyine kucyo bikwepa kandi nyine uvuga uti ufite umugore. Kuko se hari undi wa kabiri ukeneye? Kucyo bitinya uramufite, nta wundi ushaka kongeraho. Nyine niyo mpamvu ikiganiro gita kiragira hanga. Reka mvuge gutya, mbaye nkeneye wa kabiri. Wamukenera suti umuntu wakiriye agakizwa, wakenera umugore wa kabiri. Ese abasilamu ushaka kubafata ubita abantu batakiriye agakiza? Abasilamu ni gahunda zabo, ariko nabo zitandukanye n'abantu bari abarokore, ntabwo bemera gushaka abagore barenze. Imana y'abadeperi n'Imana y'abasilamu ni ebyiri, ntabwo bemera ibintu bimwe. Niba wenda banasenga Imana imwe simbizi, ariko ibintu byabo biratandukanye. Ntabwo bemera kubema. Oya, none se ko ari idini riri muri societe, nta hantu ufite wo guhera wenda mvuga ngo ndabapfobya. Okay, Imana yabo urayemera? Oya, kandi njye ntabwo ndi umusilamu, jewe ndi umukatolike. Okay, uri umukatolike. Ariko Karabo wishaka guhengeka ibintu rwose, ibintu birahari kandi biragaragara. Babarira mbanze nkubwire. Uyu munsi ndaje ndakurambagije. Uri wowe uri usta. Nakubwiye nti naragukunze, ni ngewe ubona hano. Vugisha ukuri imbere ya kamera. Ibi biganiro bizahoraho niyo waba utakiriho. Yego. Wari kubyakira gute? Ndagucerenjiza, ariko ugomba kubivugisha ukuri tukamenya uko ibintu bimeze. Nari kubyakira guse, nari kukwakira nk'uko ndi umusore wese yaza. Barindiriye kumva ikibazo nsubiza. Babumvise ko bari nari nyine sindi kukubwira se ikibazo, barishima barambwira Karabo umubajije ikibazo gikomeye, urindiriye uko gisubiza. Barakaraje ntabwo woroshye. Umva nyine ndi kugusobanurira ukuntu nari kugufata. Amagambo nabi. Yego. Urajya uca hirya abantu barakumva. Urajya uca mu mibyuko, uca mu yewe nta ndi guca, ndi straight forward. Nyine subiza. Byari kugenda biti? Ndaje ndakurambagije, ndakugenda shaka unyereka, nze niyereka ababyeyi, ndashaka kurabagize nka kugira umugore. Yego. Wari kuwiyumva gute? Wari kunyemerera cyane? Nari kugendera ku mico yawe, urumva? Nyine ibintu ngenderaho nk'uko n'undi musore wese yaza.
nabona nyine bivamo then nkakwemerera. Bigendanye na visage physical appearance ntabwo aricyo kimataringa kuri jewe. we ntabwo ari kukigenderaho. None se uko inshuti yanjye umuntu waba inshuti yawe ni uko iyo utoranya mu bantu wenda mwasohokana wanatoranya no mu nshuti zawe. Yego. None reka nkubaze. Okay, uravuze uti twari kugenza gutya naye kugenda ku mico umaje kumbona characters zanjye warazibonye. Yego. Sibyo? Yego. Si wazibonye? Nazibonye. Very nice. Urakoze kubyemeye imbere y'abantu. Uko wambonye nari kuza kurambagiza kandidatire yanjye ukemerwa. Uko nkubona kuko rega n'ubu ngubu turi kumwe. Ariko urakwiye uko nkubona nyine reka nze mbigusobanurira. Jewe reka maze mbwira abantu uyu mukobwa urimo urambaza ni umukobwa mwiza pe ku buryo ijambo ari buvuge nanjye ubwanjye hari icyo riri buze kunyereka namwe hari icyo riri buhishurira. Ngize ukuri nyine iyo point ndashaka ntuyisimbuke uvugisha ukuri. Nushaka kuvugisha ukuri Imana ikujyane mu ijuru. Ariko ndakwifuriza kubanza kuramba. Yesu we aho hantu avugisha ukuri. Uyite ngo turi kuri kamera nanjye nkuhaye agapira. Ikibazo cyawe wagiye ugihindagura ubu ngubu nta nubwo nzi n'ahantu tugeze. Nakubajije. Yego. Uyu munsi imico yanjye warayibonye wambwiye uti twabana bitewe n'imico yawe ntabwo ngewe kara ariyo ndebaho cyane. Yego. Warambonye imico yanjye urayizi. Uyu munsi ndaje ndakurambagisha. Wari wabyakira gute? Nabyakira nte ko ruba wicanze ngeza Yesu nakikuriyemo. No tugiye gutangira ikiganiro neza sibyo nta bindi byo kujya kuzindisije wowe ugiye kudusubirira. Ikiganiro cyakomeje ahubwo ntuze no kubikatamo. Urakatamo ibiki? Oya na mavu yo kugikata ahangaha tuje muri part 2 urabizi part 1 ukuntu nyine ikiganiro cyari kimeze twagiye tuganira ku buzima bwawe. Subiza nyine icyo nakubajije. Yego. Cya kibazo si kindi. Oya. Wambwira icyo ushaka kuko urimo urijijisha wanankwepye abantu barimo barabyumva. Icyo kibazo cyakugoye wewe vuga uti sinakwemera. Oya ntabwo aricyo gisubizo cyane. None se kutagisubije ariko se noneho niba aricyo ushaka ko kibe igisubizo biragenda bite. Ikindi giye buriya ndi umuntu ugendera kuri realite. Nyine realite yawe y'ubuzima bwawe kuri ubu ngubu ndayizi niyo mpamvu kugusubiza byangoye. Wabanze kumbwira ngo physical appearance ntabwo nyigenderaho. Uti keretse nabonye imico. None urongera urahinduye ngo ibiki n'ibiki. Wewe nsubiza icyo nakubajije. Ubwo se igisubizo cyane ni iki? Uyu munsi imico yanjye warayibonye. Tuvuge dusuppose uyu munsi ndi umusore. Imico yanjye twarakoranye urayibona. Ndaje ndagutese ndakubwiye ndashaka twibane. Point ntuza yawe urabyumva gute? Erega kubana buryo ubana n'umuntu mwabanje gukundana. Ubwo urumva nyine waba ukeneye wowe urukundo. Ego. Ko ntago wa jumping none ngo ubwire umuntu gutyo gusa ngo iki kiganiro turimo nawe uzagifata n'ubundi uzongera ucyumve no kuri uzagiplayinga ukoresheje smartphone yawe. Yego. Uzacyumva icyo nakubazaga. Ntiwansubije wakwepye sije nakubaza. Oyange ndi kukigusubiza. Madamu wanjye aratandukanye. Naratandukanye. Mutandukanye ariko aka kanya wicaye hano kuri Q magazine. Twatandukanye hashize amezi umwaka ugiye gushira. Umwaka ugiye gushira mutabana se? None ngiye ndifuza ko nge nawe dukundana hano hose muri studio. Nyine uretse ubyemera live. None numara kubyemera live bite tubishyira prive tuzongere tubereke igikwe. Shawa mugabo. Iyi party none ujemo nawe ntago wisobanukiwe. Yewe kandi amakuru mba nyafite urumva nyine amakuru ufite kuko amakuru ningiye wagakwiye kuba ndimo ndayakubwiye. Ubwiye ko ntawe nyiri kumwe nawe. Kandi wambwiye ko wankunda. Umbwira ni na character zanjye ko wazishimye. None ndakubwiye ngo ndifuza ko nge nawe dukundana tukabana. Ye mu makuru mfite nuko wowe
uri wafashwe none se ubu nambaye impeta ahubwo icyo nicyo kibazo mva nkubaze aho usobanura uburyo ki ufite umugore ariko ukabona nta mpeta wambara reka mbanze nkubaze ni ubwa mbere abantu bahimbiye umuntu ariko noneho kara ahubwo ntangiye no kukwibazaho hariho question mark nyinshi cyane ngibyo ibyo kutambara impeta ngibyo byo gushaka umugore wa kabiri none se nta muntu wowe wigeze aguhimbira iki bakaguhimbira se ko ngo bemeze ko nyibana n'umugore ntawe cyewe amakuru nanifite no kubana n'umugore niba babihinduye barabeshye batandukanye cyaragiye shuri umwaka noneho niho umufatiye ngiye guhita ndeba neza niba unkunda by'ukuri njye ndashaka unkunde njye nawe dukundane birangirira aha tuzongere guhura hano hari ubwo tuzongera guhurira hano ngiye ndimo ndakwambika impeta yego ko mana yanjye nzanagusungura nkuterera ivi urabona nk'umuntu mba mfite ahangaha muri studio bazavuga ati wenda no kubera ikiganiro waramwihugikanye muri ibyo biganiro byawe ni nk'umukiriya mbega ibiganiro se by'iki ese kuki urimo urajya orosije se gute nyine wowe ntabwo waje ahangaha nk'umuzeribateri twakwakiriye nka papa kana ntabwo wanyakiriye nka papa kana ko si ibyo byanzanye sinaje guperezanta urugo ariko bana we sinaje guperezanta urugo ahubwo wowe urukundo urarumva se waje gushaka urukundo hano kuri Q magazine ngewe ndagira ngo umudamu twaratandukanye kandi ibibazo nagiye ncamo warabyumvise ubwo ndagira ngo nawe dukundane tubane kandi urugo rwacu ruzaba urw'umugisha none se ubwo ni iki jyewe status yanjye status yawe ushobora no gusanga ntari mu bantu bo guteretwa kubera nyine status yanjye wenda tuvuga utari umuntu se hari umuntu none se umuntu yaba ari engaged mu kintu akaba akiri umuntu wo guteretwa ari engaged aba gutereta babandi baba baratereye ivi wa wundi umugore w'umuntu bariya ntabwo baba bagiteretwa ngewe reka mbanze nkubaze ikibazo se kandi ibyo ni ibiki subiza icyo kibazo ntabwo nagisubiza hano kuri ntabwo icyo nagigusubiza rwose ufite umukunzi ntabwo icyo kibazo ndi bukigusubiza none rero icyo nshaka kubwira babarira ibyo genda bizi ko mubona witwara uritwara nk'umukobwa utarabona umukunzi ukiri isugi urumva usetse nyine uvuga ko mvuze akantu k'isugi ugaseka ntabwo ari ko nsetse ahubwo wowe ariko wowe nibyo wumvise ariko ntabwo ari byo nsetse njyewe rero ikintu ngira ngo mubaze ndashaka ko nawe kundana numva kandi ndi seriye tugakora mariage tugashyingiranwa ngiye nzagutwara mu modoka yitwa Decapotable yitwa ya Decapotable urumva ikindi hoteli tuzashyingirirwamo ni hoteli nziza cyane ya Marriott urumva ikindi cya gatatu nzagusohokana i Dubai ndeba gutya wenda ngo ubone aya mashati mpora ngarukana mu binyamakuru ndi umuntu ufite amafaranga yego n'ipusi itasimbuka moya ipusi itasi amafaranga atasimbukwa n'ipusi gusa yaba ari amafaranga nabwo yaba ari na makeya yaba ari make abonye ufite amafaranga n'impari itasimbuka imaraso n'isimbuka kurusha ipusi bwanyemerera urukundo ibi bintu ntabwo ari byo yemerera nawe dukundane nzagutetesha nzagutuza ahantu heza nzajya nkubwira amagambo meza nzagusohokana ahantu utari wagera nzakuririmbira indirimbo ntigeze ndirimba yego ko mana siko numva uri umuteresi karabutaka we ko numva wiyemeje umuntu atakuva mu nzara numva utarimo uranyemerera byaba birangiye noneho ko numva utanyemerera urukundo ndumva rwose wihagazeho njye none numva nkubwire ndashaka
yo kubwira akantu kanyuma ibintu byose nakubwiye wabyanze. Ndashaka ikindi kiganiro, ndashaka ko mbabarira. Ubabarira tuzakorana kindi. Bazagikorana njye nawe turi kumwe byibura nkaguha bizo ku munwa. Ego ku mana yanjye. Ntago byashoboka. Ibyo byo mbaye mbikubwiye. Inshuti ntago zihana amabizo. Okay, nzaguha bizo kwitanga. Ese kuki ushaka ibintu by'amabizo cyane? Okay, nzaguha bizo inyuma y'ikiganza. Ego ko mana yanjye. Ibintu by'amabizo tube tubyihoreye. Ibyo ndakariyemo. Cyawe. Ibintu ntabwo byandakaza ahubwo biranasekeje biranashimishije cyane. Bishimishije gute se? N'abantu bari kureba iki kiganiro ubu ndabizi ko basetse bari kwitaka. Byanyemera tuzicane mu kiganiro. Yego ikiganiro cyo tuzagikorana. Ufite umusore mukundana? Natagutwara ndamugutwara. Wajuje. Natagutwara ndakujyanye. Sasa rero Karabo nagira ngo nkuganirize. Nagira ngo uduhe ujije icyuya. Barafinda niwe ugikunda kuvuga ngo abantu ngo babaza ibibazo ngo bikabiza ibyuya mu mano. Nawe rero mu mano. Yego. Yewe. Nawe rero nawe nakwaje ibibazo bikubiza ibyuya. Shape. Hano uraje umasa ibibazo ugiye hehe na hehe. Ni hatari. So rero mu kiganiro cy'uyu munsi abantu bakunze ubuhamya bwawe. Hari abibaza bati ese Karabo wenda mu mikurire ye yabashije kwiga yize iki yize he byari bimeze bite? Urakoze cyane kwiga narize nasoje segonderi kiramo n'andi mashuri nashatse kuvuga ariko mu byo nize ICT ndayisoza n'utundi tuntu twinshi. Uruvuga ngo ikoranabuhanga kabisa urebaho? Ntabwo ndi metere wabyo ariko ni umuhanga. Uri umuhanga. Okay. Hanyuma se mu ishuri byari bimeze bite? Ntago wagorwaga no kwigana n'abanyeshuri wenda ngo byo kwiga ICT aho wize hose n'imamenya bumenyi ndazifite nuko ndanazigendanye mu gikapu. So mu ishuri byo byari dangerous. Urumva amaso yanjye ndeba muri 40 cm. Areba hafi cyane 40 cm 40. Yego. Numva doni nka gutya. Ariko abari hariya mbabona ko umuntu yicaye hari ari inzobe cyangwa ari igikara ariko ntabasha kubona uko imboniye mu maso yikaraga. Yego. Yego. Mu gihe wowe waba ubireba. Yego. So nuko nize rero abana navuga ko kwiga narebye ku kibaho inshuro nkeya. Inshuro nyinshi nandikaga ngendeye ku byo mwarimu arimo aravuga. Iyo mwarimu yagendaga yashyize devoir ku kibaho naragendaga nka disturbing abana nkajya ku kibaho bagasakuza nkahita nabwo mpava ariko nanditse niruka uranze kwandika vuba vuba. Byabaga ari hatari. Okay. Birumvikana ko waciye mu bintu bitoroshye. Hanyuma se mu gihe urangije akazi igihe urangije amashuri uri gushaka akazi kuko abantu babarangiza kwiga bajya gushaka akazi ko niziya challenge wahuye nazo? Akazi byo ntabwo nakubwira ngo nigeze fata umwanya wo kujya kudepoza nshaka akazi. Nafokasinze mu bintu bya art y'ubuhanzi. Nabyo n'ubushobozi mfite niho nabukuye. Nahise njya mu buhanzi ndaririmba indirimbo yanjye ya mbere. Indirimbo yanjye ya mbere muri studio yasohotse 2012. Irahitinga nyuma nza kugira amahirwe nza guhura n'umuhanzi ubu ngubu utakiri mu Rwanda sinzi n'ibyo yagiye akora nyine bitagenze neza. Jean Paul Samputu. We ntitukivugana bitewe n'impamvu ariko yaramfashije. Ari ikibazo kindi wenda twagiranye nuko nabonye atagiye agira imyumvire myiza kuri leta yacu. So bivaho ndakomeza nza gukora indirimbo na Clarisse Karasira. Ariko before yuko nkorana nawe Clarisse twahuye kera njye ndi umustar. Papa wantumira.
noneho rero Kalisa tuza guhura icyo gihe kari akanyeshuri tugenda ajyaga kuririmba nkabona kana kakobwa karabye dore mujya no gusa uko ndirimba nkabona umwana w'umukobwa arimo arabyina kazi kubyina azi kubyina cyane yari akana gatoya mbere atarabyibuha yego nyuma yaho tuza kugira gutya nza kongera kumubona yarasoje amashuri duhurira kuri Flash ndi kumwe na Manibu ndi muri newsroom nsangayo arambwira ati ndi umufana wawe ati buriya nanjye ibintu byo kuririmba ndabikunda ati mfite n'udupoeme njya nkora nshyira mu tuzi two kuririmba icyo gihe rero nibwo naje kumubwira ni ngwino tujyane muri studio nagiraga urukundo rwinshi n'uyu munsi ariko ndarugira ndamujyana muri studio ndanayishyura kwa Rudahezwa uriya waririmbye indirimbo ivuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka Nyiringabo niho namujyanye Kalisa araza aririmba indirimbo ntiyabasha kuba nziza cyane nyuma yaho aza kubonwa na mukuru arinda nyakwigendera tumwifuriza iruhuko ridashira aza guhita mwishyura izindi ndirimbo zahise zimenyekana ariko Kalisa kugira ngo ana trending agire n'imbaraga buriya nabigizemo uruhare ku rugero rwa 80%. Okay. Ko n'umwana mwiza ikindi nawe nubwo wenda we twagiye tuganira byinshi twaganira ni ikiganiro ni twaganiraga ibiri muri frame nyine hari ukuntu nyine tuganira tugavinga fana ariko mu buzima busanzwe nawe ameze nkawe ni umuntu ukunda abantu ni umuntu uri sociable ni umuntu utijena ni wa muntu twanagendanaga noneho nambaye imyenda isa nabi kera wenda uyu munsi nsigaye umunsi nateye imbere basha kugura imyenda imwe gasaza nkagura indi ariko twagendanaga nambaye imyenda isa nabi ariko yari umukobwa mwiza ariko tijena ibyo nkabikundira abakobwa hano muri Kigali rero kugira ngo ubone umukobwa atikomplika ibaki benshi agendana n'umuntu ashaka kugendana n'uwo banganya imyambarire ariko kugira ngo ubone umukobwa wemera guca bugufi akavuga ati ndagendana n'uyu muntu urumva nabaga noneho n'amavuta yo kwisiga yari make ya uruhuru ari very dangerous bad ariko akavuga ati turagendana Karabo untutse akanuka turi kumwe umbwiye neza akambwira neza turi kumwe akanyihanganira navuga ko kuri ngewe uyu munsi yambereye umuterankunga nubwo nari mfite imbaraga nyinshi mfite n'ukuntu mfite igikundiro mu bantu nagira ibyo mugiramo ariko navuga ko kugira ngo uyu munsi mbe nshayininga izina ryanjye yararifashe araricleaninga n'isura yanjye ayishyiraho nyine hari inshuti nungutse kubera Kalisa kandi ntekereza ko no mu ijuru tuzajyana ni umwana nkunda ni umukobwa nkunda nibyo yaba arabonye bitamushimishije kuri ngewe ikiganiro niba gikurikiye azambabarire n'ibindi biganiro nzabikora ku yandi ma TV ni umukobwa nkunda ni umumama nkunda ni umuntu mu buzima niwe muntu wagerageje kunyereka ko nkunze kurusha abandi ku isi usibye umubyeyi wambyaye wumva noneho ko rwa rukundo turi kurwumva ko wagiye ukundwa ushobora kudakundwa wenda n'umukunzi kuvuga n'inshuti yankunze nk'umuntu duhuriye muri sosiyete yego ni wa mukobwa mubwire twagiye dusangira hari nk'ahantu tugeze kujya tugura ibiceri byo kurya nari mfite ibiceri 200 tujya kubigura biswi yego twicara hariya mu cyaha hafi tubishyira ku gasahani turasangira ameza ku meza aremera hari abahungu bamwirukankagaho bakajya baza nashatse kuvuga bakoraga kuri televiziyo runaka ariko aravuga ndi kumwe na Karo kuko yumvaga we ateye nk'abazungu yumvaga imitekerereze yanjye kuko ngewe ngira imitekerereze myiza iri hejuru kuko n'abantu benshi nagiye nerekera bamwe bari muri Amerika abandi bari mu Bushinwa abandi bari muri Canada urumva ngewe wenda sosiyete niyo yagiye ishaka kumpeza ariko abantu bagiye Bakti bo turaziranye twanakoranye indirimbo Bakti arabizi ibintu byo namwerekeyemo kugira ngo YouTube abashe urumva yakoraga kuri radio ariko kugira ngo YouTube ye ya Big Town ibashe kutrending nagiye mugira inama nyinshi nawe arabizi nabo bangira inama suko nawe utangira inama ariko Kalisa by'umwihariko Imana yo mu ijuru imurinde kandi ikindi ntazumve yuko wenda this time hari icyo dupfa turi inshuti cyane nijoro tuzarijyane muri cyo namwifuriza kuko niwe muntu wanyinjije muri ambasade y'Abanyamerika ampuza na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda niwe muntu wanjyanye kuri VO kuri Voice of America ijwi rya Amerika na radio BBC nkoresha ikiganiro nuko yari yambonye
nakoranye indirimbo na Clarisse n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga na hano mu Rwanda. Nagiye kuri televiziyo y'u Rwanda neza muri Versus kwa Rakinze Imana, ariko Clarisse twakoranye indirimbo nagiye ku Gihe, ariko nakoranye indirimbo nawe. So mu gihe akiriho ndamushimiye n'urubyaro rwe, ndamushimiye n'ababyeyi be. Ni umukobwa cyangwa umumama undi hano ku mutima. Reka tumushimire. Hanyuma kuri témoignage zawe ugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo umukobwa mwakundanye akakudeseva wenda mu bintu bitandukanye. Tubwire nk'ikintu nyine utabasha kwihanganira niyo umuntu waba wamukunze. Ikintu nabasha kwihanganira nakunze umuntu, ibintu ubona ku muntu kavuga iti ibintu ntago nabyihanganira nubwo nawe nagukunze, ariko ibintu ntago byatuma dushobokana. nanga umuntu wanga abantu. Ebana jewe mbaye inshuti n'umuntu nkabona ntago akunda abantu, nkabona ntabwo umuntu afite ubwiza yaba afite niyo yaba aseka zabu zigataka. Nkunda umuntu ukunda abantu, nkunda umuntu ukunda abantu udafite mu nyangire. Nyine turi wa muntu ubona umuntu ugatangira kubwira uriya wimuvugisha wenda byanga. Niyo waba unkunda gute wanga abantu ntabwo mukunda. Cyo cyonyine nkunda umuntu ukunda abantu, ikindi nkakunda umuntu ukunda inshuti zanjye. Cyokora akangira inama, niba abona natanye akangira inama, ariko nkunda umuntu ungira inama tu. Nkunda nyine umuntu ukunda abantu banjye, nkakunda umuntu ukunda abantu. Ikindi nkakunda umuntu ufasha abantu, kwigiramo umutima wo gufasha. Atari umuntu winda gusa, windambi w'igisambo. Ntabwo umuntu w'igisambo jewe. None se ndi kubyumva ibyo uri kuvuga, ariko uri kugarura ku bandi bantu. Yenda kuvuga nk'igikosa we yagukorera, kuko urabona iyo abantu babiri bakundana aba ari hagati yabo. Igikosa yagukorera kabisa kikagushyira kaho. Ikosa rero nta kosa umuntu ngiye nkunda nawe nkunda nta mubabarira, keretse ikikosa nta mubabarira cyatuma dutandukana. Umuntu cyonyine ahubwo wowe urihangana cyane rero. Nabyo ndibyo bivuga ngo wenda umuntu nzi ko mbana n'umuntu ankunda byanyabyo, anci inyuma wenda anciye inyuma ntaza no kubimenya, akagaragaza ko ari umuntu byababaje. Ntacyo nge bintwaye, kuko turi mu isi ntabwo turi mu ijuru. Ni ibintu bisanzwe kuri nge, ntabwo nabigira ibintu biri bad issue ngo mbifate nk'ibintu ngo ishyano ryacitse umurizo. Kibi nuko yanci inyuma akananyanga, kanci inyuma namubwira ikintu agahita ambwira ati nzibaho nshingukaho. Ariko uri mu bantu bihangana nkurikije ibyo ndi kumva. Uri mu bantu bihangana, ni ukuvuga ngo iyo guciye inyuma ushobora gushyiramo imiyaga. Icyo nanga umuntu wanci inyuma akancana inyuma n'agasuzuguro. None hari umuntu uguca inyuma se yakubashye? Hari umuntu uguca inyuma ari wenda ari ibintu bimugwiririye, ariko rero hari umuntu uguca inyuma yabigambiriye anagusuzugura. Wamubwira ikintu akabwira ati nshinguka wamabyo, wowe uguca inyuma ari big deal birimo. Ibyo bintu biba bikaze iyo nta cyubahiro kirimo. Hayaye karabo ibibazo byanjye kuri kugenda ubisimbuka uri kunyima amakuru. Nasimbutse ngobo mbega utweretse utuntu turi hejuru, kuko si impamya ko ibintu wakihanganira, ibintu utakihanganira byaba ibyo ngibyo gusa. Mubwize ukuri, ni ukuri nkubwije mu buzima. Si turi kumwe? Yego. Turimo turakorana. Yego. Dukorana mu buryo nk'akazi. Yego. Nubona uzagende hose ukurikiza imico yanjye uzabireba hose, wenda tuzamarana n'igihe, kandi n'igihe tumaranye si gitoya. Dushaka kubyo wenda sibyo ko abantu batubona turi kuri kamera, tuziranye na before na mbere ya kamera. Yego. Igihe kinini. Nugira n'abantu ubona ukabona umuntu afite kwihangana nk'uko wanjye cyangwa afite imico nk'iyanjye ku isi. Numubona hano muri Afurika, uzo muntu uzamufateho umukomeze. Hano muri Afurika nta muntu n'umwe mu bantu twagendanye, si ukwikira se no kubeshya. Ndi umwe mu bantu ku isi ya Nyagasani bateye ukwanjye, banagira imico yanjye. Nge ndi umwe mu bantu bumva yuko ibigeragezo bibaho, kandi bakanabyihanganira, kandi nkabyihanganira. Umumotari yigeze kunkubita hasi, ankubise hasi agira ikibazo. Ebana nari navunitse kabisa,
gutya nahise nkubita ukuboko hasi kwakize hashize igihe. Arambwira noneho reka ngujyane kwa muganga ntunanyishyure ndamureba. Arambwira mota waje hano uze gushaka amafaranga ndakwishyura. Uramwishyura? Namwishyuye ndambwira niba wumva bite nakugoye witahira. Ndi wa muntu ushobora no kwemera nkanagenda n'amaguru, wenda no kugenda n'amaguru nkajya wongi kuko ngewe buriya tubaye muri iyi si. Njyewe iyi si ntabwo nyibamo nk'abandi bantu batazi ibyo barimo. Iyi si twese turi abagenzi, hano tuhanyura turacumbitse. Uyu karabo ubona turiho nyine muri aka kanya n'akanya Imana iduhaye, nawe nimba n'akanya Imana iguhaye. Ntabwo tuzi ngo ubu buzima turimo buzamara igihe kingana iki. Reka ntabwo iki kiganiro Imana ize kumfasha kirimo amarangamutima menshi, wenda sinzakirebe, ariko hano mu isi buriya umuntu nubona naguhohote. Niyo umuntu anandebye nabi nkabona umuntu wenda araje amvuze ikintu kibi, ndamurira nkavuga uyu muntu ni umwana mu mitekerereze, nta mana azi. Yakabaye ari umuntu uzi ubwenge yakamenya ko hano ku isi twese turi abagenzi, twese tukiyoroshya. Buriya ntihazagire umuntu udukurikiye, ntuzagire umuntu n'umwe ubangamira kuko turacumbitse. Kandi ntuzabe ku isi nk'igitangaza kuko nta buzima, nta kurama kudapfa, nta kurama kutava ku isi. Ahubwo muri iyi si tubeho nk'abashakashatsi, tubeho nk'abashaka kumenya ibindi biremwa Imana yaremye bidasanzwe. Nyine ntitubeho nk'abantu bagendera mu kigare. Kubera nk'ibiganiro wagiye ukora, ibi biganiro uba urimo urakora nibyo bya nyabyo, kuko urimo urahura n'ibindi biremwa wagakwiye guhura nabyo ukaganira nabyo ukavuga ese iyi si nari ntuyeho mu myaka mfite, n'aba bantu babaho, ese abo bantu bariho bavuga gutya. Ukagenda nyine ukajya no ku zindi press, ukava nko mu Rwanda ukajya mu tundi duce tudasanzwe, nyine ukajya uhora ureba ibintu kuko iyi si nta muntu ujya umara imyaka 200. Ese mu myaka ufite wari wareba ibintu biri ku isi byinshi bitangaje ngo birangize? Hoya ntago umuntu aba yarabikoze. Iki nicyo gihe rero wenda uhereye kuri karabo uzagende n'ahandi henshi nyine utambagira ureba, kandi nyine ujya urangwa no kumva gake, uvuge gake, urebe cyane, unatekereze. Numara gutekereza bigukuremo isomo uzaha abandi bantu. Ariko muri iki gihe usanga abakobwa abasore babayeho kimwe, abakobwa ni kimwe nyine nko kugaragara, n'abandi hari abagaragara nk'abo benshi. Ariko ikintu gitandukanye aba bantu wowe n'abandi ni igiki? Ko n'ubundi mbona imyiryo ni imwe, gupinga ni kumwe, uri buze gutandukanira he n'abandi bakobwa? Ese njye ndi buze gutandukanira he n'abandi bagabo cyangwa n'abandi basore? Hari icyo bita values. Izo values twe dukwiye kuzinoza rero. Benshi banavuga values ntazo bagira. Ya bintu ni hatari. Ariko ibintu nkubwira ni ubuzima, mu buzima ibintu nkubwira nubwo wenda urimo urumva ukumva ari ibintu bidasanzwe, ariko ibi bintu nkubwira wirengagize ko turi kumwe n'abandi bantu benshi. Ibi nibyo wagakwiye kuba urimo urumva, uri kumva? Kuko abo wicaranye nabo ni abantu nkanjye, kandi ubu buzima turimo buzarangira. Ese buzarangira warabayeho gute? Ese mu isi wayimariye iki? Ese ibiremwa biriho wabifashije iki? Urabona wenda nta mafaranga, wenda ushobora kuba utamaye amafaranga this time, ariko kuba unzanye kuri kamera yawe niba ikiganiro cyarebwa n'abantu 5, ibintu byose ntimukabirebere muri fight abantu bose barimo guhanganiramo hano mu isi bashaka impiya. Na Bill Gates ntaranyurwa, na Elon Musk ntaranyurwa. Weje ureba uvuga ariko ibi bintu nkoze ku isi byagakwiye kuba bikenewe. Ku kantu kabisa, ku kantu nakukuri. Nusanga ukoze ikintu abenshi batakoze, ariko iki kintu nkoze cyari gikwiriye, uzagenda uryama usinzire, muri inzira zawe Imana izazihana. Abantu mwadukurikiye, iki kiganiro kigeze ku musozo, ariko Karabo aduhaye ikintu cy'ingenzi. Aravuze ati mbere yuko ukora ikintu ujye ubanza utekereza uti iki kintu cyari gikwiye, iki kintu nicyo isi ikeneye, niyo contribution yanjye muri society. So ubwo rero mwabyumvise, ndizera ko ibiganiro byacu bizagenda bibafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naho utaha